Ibra twagiye ndani. So ndi nukuvuga ngo nubundi umusaruro uremereye aho noneho natangiye gukina umupira ku ciciro gikomeye nakinnye mu izamu. So no kuvuga ngo rero icyo gihe nabaga ndiye umupira neza kandi ni kuvuga ngo aba defenseur banje barabizi. Hari umutipe akinaga kuri nimero 3 bamwita Nsabimana, twamwitaga Gastar, nyine bamwita Nsabimana Gaston, yakinaga kuri 3. Hakabaho nimero 2 bita Muragisha, azamuka cyane nga Michel Rushesha ngo gayabaga guruka cyane. Okay. Akabaho noneho sasa n'undi mutipe. So amazina ye ntago nyazi neza ariko twamwita ko defense yitwaga, twamwitaga Gasore ariko mu kibuga twamwitaga ko defense. Yabaga agenda cyane kuri kane. Kuri kane. Uwo bita umutipe twitaga wa Mahoro akinaga 5 cyane. Ariko we buriya akagira n'ubuhanga bw'umukinnyi ku giti cye. Yajya imbere ku 9. No kuminina lango handi nyine ikipe yabakaniye cyane. Agiye gushaka igitego nta kibura. Nangaruka inyuma kuri 5 ko defender ntumucika. We yari umukinnyi ubuhanga bw'umukinnyi ku giti cye. So ni kuvuga ngo rero iyo defense nabaga nyifite babizi neza ko tugomba gukinana tugira ute tuvuga. Wow. Tubona igitego byabaga bigoye cyane. Ya urakoze cyane. Hanyuma se ugikina wowe muri kiragi wabaga wumva ubundi waba nk'uwuhe mukinnyi kwisi? Arakuntu umuntu abavuga ati giye numva nakina nka runaka naba nka runaka. Icyo gihe nakundaga umunyezamu bitaga Barthez cyane. So urumva hari igikombe cy'isi 2006. Hari igikombe cy'isi 2006 turazamuka Barthez avaho hazaba Buffon. Ubu so ni kuvuga ngo nasoje umupira wa Bayern Munich akigaragara. So ni kuvuga ngo noneho nasigaraga niyumva nga Noel kuko no gukinisha ibirenge nakinaga cyane nga Noel kabisa. Ikintu bita save nabaga nguruka nga Noel cyane. Okay, ati nabaga nguruka cyane. Ni ihe kipe? Okay. Ikipe ya mbere wemera mu Rwanda ni iyi? Hejuru cyane Nsinzi n'Umurava. Nsinzi n'Umurava. Ifite ibikombe bingahe by'amahoro? Ni igiterane. Yavutse muri 93, urumva imyaka iragira muri 33 ariko ibikombe byose mbumbe ugiteranya cyose cy'ibikombe birarenga 40. Hanyuma ikipe itera ubwoba ni iyi? Ikipe itera APR ubwoba se. Ku buryo nyine iyo bagiye gukina ubona ibintu ahantu hose byakomeye. So ntabwo nayibona. Kuko ni kuvuga ngo niba equipe ishobora gutwara ibikombe 7 bikurikiranye hakaboneka ibikombe itigeze itsindwa mu match n'imwe ngitakaza umukino. So no kuvuga ngo iyo equipe ntayo bahanganye. Yihanganye nayo ubwayo yonyine. Ariko muri no minsi baravuga yuko reyo iri kujya ngo yinyuza hakanyafu. Nta kanyafu kuko iyo bari bitego byinjiye mu mazamu yombi. APR iri hejuru. Iyo bari imikino imaje gutsinda APR iri hejuru. So ni kuvuga ngo imikino hariho hose haba ku bwoko bw'ibikombe. So ni kuvuga ngo mu minsi ishize Rayon Sport yatwaye Sekafa. Ariko ni kuvuga ngo muri yo Sekafa igize 2 mu myaka isaga 50 ikipe ya APR ifite 3 iri mu ikipe za mbere mu karere zifite Sekafa nyinshi kandi ifite imyaka 33. So no kuvuga ngo ikintu bahatiriza ngo iyo bihanganye ngiyingira yisumbya ngo kujya mu matsinda, ayo matsinda 2004 APR yagiye biterirwa Confederations Cup. So kandi ni kuvuga ngo bagiye mu matsinda ejo bundi muri ya Confederation, kipe ya Rayon Sport yuzuza imyaka 50 igeretse. So no kuvuga ngo APR iracyari mu myaka 30. Yo ihora ikomanga ku marembo izajya kugera muri ya 50 ndakeka izaba imaje kwinjira mu matsinda inshuro zisaga 3. So no kuvuga ngo rero sinibaza niba equipe muri Sekafa umaje gutwara ikuri hejuru igikombe kimwe, Super Cup ikuri hejuru, Championnat nuko, igikombe cy'amahoro nuko, buri rushanwa ryose ryakiniwe mu gihugu hose kuri hejuru. Ikipe ya APR nabonye aho yahataniraga ibikombe 5 mu mwaka yatwaye 4. Yatwaye 4 byose. Yatwayemo 4, itwaramo Sekafa yabereye hano i Kigali.
ku mupira ku mukino bakinye na equipe ya St George yari irimo Ndizeye Desire nk'umunyezamu wari waravuye hano mu Rwanda na Jimmy Gatete. Ni ndakeka wenda niba nibukareza naho basoreje Desire ndandagaruka mu Rwanda nyuma hashize igihe, ariko ndi yagarutse nk'umukinnyi, yagarutse nk'umutoza, hari menya yaragiye kongiriza muri Kiyovu, menya ari no muri APR. So ni ukuvuga ngo equipe ya APR icyo gihe yarangije itsinze team ya St George ibitego 2-0. Umukino warangiye mu minota 90 ongeraho indi minota, ni igitego cya mbere cyatsinzwe n'umukinnyi bitaga Kikwepo Musohia. Igitego cya kabiri cyaje gutsindwa n'uwo bita Victor Nyirende, nabwo n'ubundi ni umupira wari uhinduwe na Kikwepo Musohia, byasaga naho wagezemo, ariko icyizere Victor Nyirende ndi yakigize, yakusanye nuko zaho amenyo ya Godio atereka mu izamu neza, biba 2-0. Umupira urangira APR isigarana igikombe cya Sekava. Icyo gihe twari mu byishimo byinshi kuko n'umurenge w'iwacu w'abaturanyi, umurenge wa Gisenyi, wari wegukanye Kagame umurenge cup ku inshuro ya mbere kuri Stade Amahoro. Icyo gihe ngira ngo Nshuti Ismael Kodo yaraho, Haruna bari baraho, umurenge wa Gisenyi rwo wegukanye irushanwa bwa mbere ryari ribaye mu gihugu. So no kuvuga ngo rero equipe ya APR ni equipe nini nk'uko inayoborwa n'abagabo banini barwanye ku rugamba rwo kubohora igihugu. Ni equipe iremereye. Ubu ngubu kuvuga ngo akanyafu ntabwo byahuye, ntibirahura. Ejo bundi twitegura shampiyona ku itariki 5 z'uku kwezi. No kuvuga ngo tugiye gutangira gukina ibibara. Muri ibyo bibara niho tugiye kurebera ubushobozi bwa Rayon Sport nubuhe. Zira match Rayon Sport kuzitsinda birashoboka kuko izi match za knockout Francis Haringingo no mutoza w'umuhanga uzi kuzikina, ariko iyo bagiye mu kubara amanota usanga nawe ari ikibazo. Ariko Francis Haringingo ni mutoza w'umuhanga, ndakeka ko anariwe buri gufasha Rayon Sport cyane mu gutsinda match. Haringingo no mutoza w'umuhanga kabisa ku cyiciro kiremereye. Okay, nkunze analysis yawe kabisa, urumva ko ni ibintu ugenda usobanukiwe neza cyane. Wenda akantu gato cyane ku makipe yo hanze. Hari amakipe afitanye amasezerano n'u Rwanda muri gahunda ya Visit Rwanda. Ese ayo makipe waba niki wayavugaho ubundi na yahe? Kipe mu Bwongereza yari Arsenal, ariko amasezerano yararangiye, ubu imyambaro irahari, n'abayishaka twayibaha ni Aston Villa. Visit Rwanda mu gatuza, ngira ngo abantu batangiye kuyibona. Visit Rwanda mu Bwongereza ubu dufite Aston Villa, nta gikiri Arsenal. Amasezerano ya Arsenal yararangiye, ntabwo ababifite mu nshingano RDB babashije gukomezanya amasezerano n'ikipe ya Arsenal bimukiye mu ikipe ya Aston Villa. No kuvuga ngo rero tukagira n'indi mu gihugu cya Espagne, iyo bayita Atletico de Madrid. Noneho tukagira n'indi mu Bufaransa bayita ikipe ya Paris Saint-Germain cyangwa se PSG. Iyo abantu barayimenyereye cyane. Noneho n'indi kipe mu Budage bayita Bayern de Munich. So ni kuvuga ngo ntabwo abantu nawe barayimenyereye kuko isoje igihe n'abana hano iwacu bakina mu Academy ka Bayern Munich bamaje gutwara ibikombe by'isi menyeri 2, ahari niba atari kimwe sinibuka. Academy karahari, abana barahari mu Rwanda bamaje kumenyera ko bakina mu Academy ka Paris Saint-Germain ku bufatanye na Visit Rwanda, kandi abantu barabibonye igihe kinini. Hari umutoza umusaza w'umuhanga cyane ku mupira w'amaguru bita Carlos Tulsen w'Umudage, ngira ngo yagize akaboko kenshi muri calendrier y'umwaka washize. Amanota Amavubi yagize amara igihe ayoboye amatsinda y'igikombe cy'isi cy'Afrika muri qualifiers, na karana akaboko cy'umutoza. Mbere yuko dusoza, ndagira ngo noneho ugira ikintu bwira abantu bagukurikira kuri Cyanzarwe Mountain TV, donc n'abandi bantu bagukunda muri rusange, bakunda uburyo gusesengura, kuko mbona ari ibijyanye n'imikino, ari amakuru donc agezweho, ibiri kuri iyi mihanda byose ni ibintu uba ufite ndetse utashakisha. Gira ikintu wabwira abantu bagukunda muri rusange. Abantu bankunda bakomeze bankunda, nanjye ndabakunda. So no kuvuga ngo je ku makuru yose nzajya munyabagezaho ibiganiro bitandukanye, akintu bita amafilm. Nanone mbibutsa ko ushaka ko mutumira yampamagara kuri nimero yanjye ya telefone 078 38 15 642. Basubiramo 078 38 15 622. Uwifuza ko namutumira
cyangwa se yumva ashoboye gukina filime cyangwa se gutanga ikiganiro cyubaka sosiyete y'u Rwanda, urubyiruko n'abanyarwanda muri rusange. Ni ukuvuga ngo rero abankunda bagakunda ibyo nkora, bankurikira bakama subscribe, share na like ndetse n'ibindi bashaka cyangwa se ikiganiro bashaka ko nzavugaho bakacyandika hasi muri comment kuri channel ya YouTube bita Cyanzarwe Mountain TV. Bakandika Cyanzarwe bagakurikizaho mountain y'umusozi mountain, hanyuma bagakurikizaho ijambo TV. Kuri YouTube wambona nta kibazo, ubwo hanyuma ukambaza icyo ushaka tukakiganiraho n'ingingo ushaka ko dusesengura, cyangwa se waba uzi n'umwana ufite impano ubona nyine ari umwana w'umuhanga afite ukuntu akora dushimishije tujyanye n'ibikinisho by'abana, gukora utumodoka n'utundi tuntu twose ubona dutangaje, nyine wampamagara kuri ya nimero ariyo 078 38 15 621, hanyuma uwo mwana tukaba twagirute twamufasha guhura n'abamutera inkunga akagakomeza akazamura ubumenyi bwe. Murakoze cyane. Ati hanyuma uwo mwana tukamuhuza n'abantu bamufasha kuzamura ubumenyi bwe. Ibra turagushimiye cyane ku kiganiro cyiza tugiranye, hanyuma n'ubutaha nitugutumira turizera yuko ahangaha kuri Mingo Empire ari mu rugo uzaboneka. Murakoze cyane. Murakoze cyane. Reka tuze kuri ntare namuvuga yatangira guseka, bigaragara ko nyine ni umwari w'u Rwanda. Murabibona namwe, ibyo ntavuga murabireba. Ni Seraphine 250. Amakuru yawe? Amakuru ni meza. Watsinze ntabwo byo mbigarukaho. Ntabwo mbigarukaho, ahubwo ikintu ngarukaho ni ukuvuga ngo ese mu by'ukuri nuwuhe mukino wakundaga gukina ukiri umwana ku buryo wari no gukubitwa cyangwa se wenda ugatinda kujya kurya kuko wari uri kuwukina? Umupira ubwo imipira iratandukanye. Umupira w'amaguru hakaba n'umupira twakinaga nyine w'akarere, nyine twabangagaho gusama. Wo gusama. Ubwo ni agapira gatoya umuntu yabangaga nyine mu karere, mu birere. Noneho tukagakina bisanzwe nyine nk'abakobwa, kazajya ugatera mugenzi wawe. Tubwire ukuntu wenda nyine umukino uko mwakinaga. Mwabaga muri bangahe? Ese bamwe babaga bari hehe? Byatangiraga gute? Amakosa yabaga ari ayahe? Mwatsindaga gute? Ni ukuvuga ngo babiri umwe yabaga ari hano undi ari hariya bakazajya bahana, noneho undi akajyamo hagati ari gutamba. Ubwo twatoraga nyine babiri hakabamo umwe w'igitambo nyine akazajya nyine atamba, n'abandi umwe tukazajya dusama, usamye agahita atera undi uriye akabatsinza igitego. Cyangwa umupira w'amaguru nawo narawukundaga nawo kuwukina. Umupira w'amaguru naho wakuye ubumenyi bwo kuba watsinda n'abahungu? N'abahungu nabatsinze. Okay, hanyuma se uriya mukino watubwiye mwawitaga ngo ukina kudomana na agapira, kuko hari abana wenda n'uyu munsi bawukina ariko bakeneye kumenya ese mwe mwawitaga ngo iki? Ni umupira wo gusama. Ni ugusama? Yego. Ubwo kuko hari ugusama hari ukudoma. Ubwo baraguteye umupira nyine agukubise nk'ikimungu nyine akubabaje. Hanyuma se hari abahungu nabo mwakundaga gukinana uwo mukino? Abahungu twakinanaga umupira w'amaguru gusa, ntabwo uwo nguwo w'abakobwa ntabwo abahungu bakunda kuwukina. Okay, urakoze cyane. Gira ikintu noneho ubwira abantu nawe bagukurikira kuri Seraphine 250 ku bijyanye na content ubagezaho, cyane ko muri no minsi barimo bavuga ngo urimo urabikora neza cyane. Ndabashimiye cyane abadukunda, natwe turabakunda kuri Seraphine TV 250. Mukomeze mudukunde, mukomeze mudukurikirane, kandi mukomeze mudushyigikire, mudukandira subscribe, share na comment, kandi tubwira abantu b'abakozi b'Imana, abantu bari kuvuga Imana, kuba hari ibiganiro runaka bashaka kuduha cyangwa wenda nk'ubuhamya, baduhamagara kuri 078 933 993. Okay, hanyuma mbere yuko dusoza, hari ijambo wenda riri muri Bibiliya ushobora kuba wabwira
n'ubundi abantu badukurikiye ku buryo n'umuntu aho yaza kuba ari yavuga ati wa mukozi w'Imana Serafina hari ijambo yatugejejeho uyu munsi kandi noneho rirafasha buri muntu wese. ijambo nkunda kuvuga nuko Yesu abakunda. Yesu arankunda. Uburyo ahantu yaba ari umukozi wo mu rugo, ari koza ibyombo, ari umuntu uri gukora mu biro, ari uwo ari we wese yavuga ati Yesu arankunda, Yesu arankunda. Murakoze cyane, reka tugushimire kuba waduhaye uyu mwanya, noneho nitwongera kugukenera uzitabire kuri Mingo Empire ni mu rugo, kandi ibiganiro byacu nakagaruka.